Ndagushimiye wowe uduteze amatwi hano ku Rumuri TV 250, wowe ufata umwanya wawe ukadutega amatwi. Amakuru ari muri Showbiz Today rero y'uyu munsi tariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025, aho tuje kubabwira inkuru. Ese ibinyamakuru birimo kwandika iki? Ese ibinyamakuru biri kuvuga iki? Ndagira nkubwire ko Bruce Melody yarangije urugendo rwe yari gukorera mu bihugu bya Tanzania, Kenya no Uganda, aho ejo yasoreje mu gihugu ca Kenya. Bruce Melody aho arimo guperforminga cyangwa se kumenyekanisha indirimbo ye yakoranye n'umuhanzi w'icamamare cyane muri Afrika cyangwa se ku isi yose, Diamond Platnumz. Bruce Melody rero ni umuhanzi nyarwanda cyangwa se umuhanzi w'umunyarwanda uciye impaka cyangwa se ukoze amateka yo gukorana n'icamamare kimwe cyo muri Afrika, Diamond Platnumz, aho ibindi byamamare byagiye bimushaka ngo bakorane indirimbo, Diamond Platnumz akaza kubahakanira. Bruce Melody rero yaciye impaka akorana indirimbo na Diamond Platnumz, aho The Ben abakunzi be barakariye Bruce Melody ati ese The Ben wowe harabura iki ko amafaranga yawe afite? Ati The Ben nta mafaranga afite. Ibibazo Bruce Melody yaje kubarizwa muri Kenya, yaje kubazwa ati ese Bruce Melody ati indirimbo urumva izagera ati ndashaka ko indirimbo yanjye na Diamond Platnumz twayimenyekanisha cyane ikagera ku rwego rwa miliyoni 100 hadaciyemo imyaka 2 gusa. Ni amagambo akomeye Bruce Melody yavugiye kuri radio cyangwa se ku kinyamakuru BBC, aho ni kinyamakuru BBC cyamuhaye amakuru yanditswe mu Kinyarwanda, akaza kuyasoma ati afite indi mpano yo kuvuga amakuru cyangwa se gusoma amakuru. Bruce Melody rero aho arimo kugirira ibyo bitangaza bye cyangwa se gukorera performance y'indirimbo ye Pom Pom yakoranye n'umuhanzi ukomeye cyane nka Diamond Platnumz. Diamond Platnumz nawe aho ari hose arimo guperforminga indirimbo yabo yafatanyijemo na Bruce Melody. Twitse gato tugaruke twabateguriye n'andi makuru menshi cyane y'ibyamamare, aho Miss Naomi yaje kubazwa ikibazo gikomeye cyane n'umunyamakuru ariko utavuzwe izina. Umunyamakuru yagize ati ese Miss Naomi ati ko nabonye mu mwaka ushize warakoze ubukwe ariko nkaba mbona utabyara, ati ese bimeze bite? Umunyamakuru yaje gusubizwa neza cyane ati Miss Naomi yaje kumusubiza ati wa munyamakuru we shakira handi views umvire mu buzima bwanje cyangwa se ubuzima bw'urugo rwanje, nje nyita Disboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze kundisha Bruce Melody n'abandi bose ndabakunda cyane.